nicyo gihe nako kanya barakwereka bamanutse Paramount pictures from the one video library Paramount DVD. Okay. Lionheart umutima gw'intare nucikwe sawa Van Damme Jacques Claudio yagarutse. Okay. Los Angeles ni muri Los Angeles tugiye gatangirira. Nicyo gihe Lionheart niyo dutangiye filime yiswe Lionheart umutima w'intare. Byagenze bite kuki bayise batyo? Dutangira kubara ntabwo nyizera mfite amafaranga, reka turebe ubukungu. Baje kugura bicarira hasi amafaranga, barimo baramusaba ngo barebe imari yazanye ubukungu staff n'akamogi. Abarara reba abantu bagurishiriza uw'amafaranga nawe arazana bamuhagazeho. Uyu ni ucuruza kumviriza iyi ni isukari. Uyu ni umwana ntabwo kuva ari uko bimeze. Niba ushaka kujyana amafaranga reka tukwereke. Bamusutse esanse amavuta yajya mu modoka bayasutse ku muntu barangije ntabwo byagarukiye aho batangiye ibiriti kunuka barakongera bagenda urugucana umuntu ari muzima uko yakaguye hasi feri ya mbere hari kwa muganga. Bagenzi umuntu ameze nabi ukumucaniraho bagenzi ni mugacuruza ibimogi byacuruje ibyo byabwenge arabishyura. Mbabarire madame umbabarire ku by'umuryango wawe madame Gogia dukoze ko dushobora. Uburyo umugabo wawe amezemo na kondisiyo ari mu ntaga nziza yarafatuma ndabizi assurance yari yararangiye yo kumuvuriraho. Na wundi muntu wari wese mu muryango wafasha undi atireka da agiye kugenda umudamu reka tugende. Umudamu agiye kugenda yumvishijwe umugabo we yapfaga yamagaraga umuntu witwa Riyo yamagaye Riyo. Bagenzi umugabo ameze nabi yari yahiye nabi afite umugore. Tugaruka muri Djibouti mu gihugu cyitwa Djibouti muri Afrika y'Amajyaruguru. Ibuka igihugu gihana imbibi na Somalia ni muri Djibouti ntabwo ari muri Egypta. Aha ni muri Djibouti. Barakwereka ibyacu bidatinze. Tugarutse muri Djibouti barakwereka mu butayu bwaho hari umusore wasaga nawe ahinga afite akazi kenshi arimo gukora gusibuka neza. Hari upfuye ahamagara umuntu witwa Riyo Katurore. Hari imodoka yamanukaga Riyo umunsi ugomba kuba kubereye mwiza. Baravuga n'Abafaransa reka tukwereke ibyo dufite. Riyo Goje nawe niko yitwa. Mwibuka hari wapfuye muri Amerika ahamagara umuntu witwa Riyo kujya ku mu Rwanda babanza kurwihumuriza. Ni rwiza cyane menye n'umudamu warwanditse nawe afite amatsiko. Baravuga metarashaka urwandiko rwe Riyo Goje nigewe ntabwo ajya kuri ntabwo avuga menshi. Reka tugende izuba riraza kugicanira cyumva uko bimeze kirabakanze. Umusore yarafunguye yagombaga gusoma ibiri mu rwandiko. Hari umuntu wapfuye ahamagara Riyo yajeje kumagara ibyumweru bibiri byahise. Kubera iki Goje iki ni igihugu kitari cyane ndavuga ibyo muvandimwe wanjye ashobora kuba yaranapfuye hashize ibyumweru bibiri ahamagara. Umva musore umbabarire kuri ibyo. Ikibazo cyawe si ikibazo cyanjye nta nubwo kikiri ikibazo cyawe. We yavuye mu muryango wabwo winjiraga mu gisirikare. Ntabwo nigeze ndeka umuryango wanjye na rimwe. Urwandiko yarushubije naje mfite cyo kuvuga mateshwa nawe. Nonaha usa nawe ukwiye gukora akazi gakomeye gahambaye. Ufite amezi 6 asigaye Goje ikorera iki gisirikare ubone gutaha. Yaramurebye aramutuka igitutsi. Hari ikibazo nyako brawa nta kibazo mumujyana akwiye mugende mu muhibyo mbabwiye kumuha aya basi igihano kumumurika kuzuba kandi ryo mu butayu riracana ukabura amazi. Barakwereka umusore yafashwe yafatishijwe inzira yasabaga uruhushya rwo gutabara rumwimwe. Umuvandimwe we ahantu yarari yapfuye ahamagara uyavugaga ngo hashize ibyumweru bihamagara arategekwa kwinjira kumbe we nk'umugabo ugomba kwirwanaho bahuye biri brand yarakandagiranye yaboneranye benshi igiti. Nicyo gihe cyo gucika akava mu butayu arashaka gutaha. Muri Djibouti ugera muri Los Angeles muri Amerika nta n'ukuri cyane. Aha yari muri Afrika. Katurore musore yerekeye Katurore bwamwiriyeho bari ku marembo bategereje kwaza. Nibwo bacyagera nasinya yo ko namubona nyakuba kumanywa hose biri babashaka ntabwo azigera cika. Ni atagira inyamaswa zimwicira mu butayu uramwicira biraza kumukomerera kuko mu gitondo cyaka dushobora kubona yigarukiye. Dore ngo warakirukanka ngo inyamaswa z'ubutayu nzitamwica ubutayu buramwica kuko yarananiwe. Harimo arashaka umuvandimwe yapfiriye muri LA amwamagara Riyo abamucaniyeho umuriro. Bari abanyabiyobyabwenge nkawe ubwe nubwo yabikoraga ntabwo yagiraga nabi. Umuntu nawe arirukanka ajya gushaka umuvandimwe. Inzira iracyari ndende kuva muri Afrika ujya muri Amerika atari ndege hakoze akora ubwato nta modoka igerayo. Barakwereka muri ako kaji ka hafi aho ni muri Afrika Djibouti. Kumbe dore umusore ahantu ari ni mu bwato yari muri ako kaji ka hafi aho barimo baramushaka. Inkuru cyari ndende subiza tena vuba baramubwira baranamutuka baramubwira ibibuno ngo najyana ibibuno hasi. Tekereza ariko umuntu w'umugabo ni n'umusirikare gusa yari yambaye nk'umusivile ntiwapfa kumenya.
kugira ngo agere muri Amerika yafashe ikiraka cyo kugenda caniro bwa bwato bwihuta bumwe bunini, ubwato butwara imizigo. Feri ya mbere arabaje kuri ambasade. Abanetsi bacu turagira ngo dufashe babe bakwerekerayo bajye muri Amerika bamushakishe. Ani kuri ambasade muri Djibouti. Turaza kubwira abanyamerika bamurinde. Ntabwo azapfuka. Umva uyu mugabo ni ikihe bintu cy'Ifaransa, ntabwo ari umunyamerika. Umva. Bazaba bafite akanya ko kumushakisha ibintu bikazatungana ariko ujya kuri. Wa mutuyobozi yatutse. Umva. Niba utashobora kubinkorera, ahari nabyikorera, ahari nafasha. Yafata inzira. Banza kumvikana. Yazanye babiri. Abo mwibuka barwanye na Riyo ugacika. Aya badore ryahana ari. Baramubekeye ngo ni kihebe. Nyamara nta nubwo ari na dizata. Ubwo arashaka kujya gufasha umuryango. Avandimwe yavuze ngo hashize ibyumweru biramuhamagara. Yagiye muri bwa bwato buva muri Afrika bwerekeraga muri Amerika. Igihe cyari kirekire. Naragira yaragira kaza hejuru gucunga rebe ko byibuze yari yagirayo. Ni kure. LA, Los Angeles, Los Angeles. Katurari yarabanje araza atangira kubona imijyi menya Amerika baratangiye kwitaha. Bikamunezeza. Nakubwiye nuzamuke siko? Yego. Wambwiye ko nawe ubwato bujya Los Angeles. Umva. Na kartu ufite? Na visa ufite? Subira hasi wamfarasa. Cyangwa se ngutange raporo kuri dizata. Wacitse ingabo. Urumva ko nakomeza no kuvuga. Subira hasi kirakomanga. Ariko uzi kujyana udafite n'umuntu usangayo n'umwe. Nujya kujya utazi jya utekereza usubizamo. Udafite mu mufuka haremereye muntu wanjye utarorohewe hari igihe bigukomerera. Turacyakomeza. Bigiye koroha. Yabonye ageze New York byanze bikunze amenya ko Amerika yinjiye byarangiye. Amerika yinjiye byarangiye. Aya basi bwamukeriyeho mu gitondo. Ubwo ari muri Los Angeles. Yaviriye mu New York. Akomeza kayirake gusa barakwereka mu kugenda kwi. Hari ahantu yageze hasi basa nabo barimo kurwanira. Aya basi. Awali. Udari ngo kandi atagiye nyamara yacitse ari nakora ariko ngo nanone agafilime kishwe udari kandi atagiye. Lion Heart. Umutima w'intare. Katrare. Takona rabari mbirori. Ni igipfunsi cyane. Umuriro watse. Amangumi. Musare yararebye abona baba narwana na kigembe. Hano harufana. Tukira dutindishije. Urumva watse none mukino mpibyange nigendere bana. Ninde wongera kurwana umurwano ukurikira? Arabaza. Kumbe hano hari umukino cyiza. Ninde wongera kurwana umurwano ukurikira? Basi yavuye ni wa mugabo uvuye muri Afrika. Djibouti. Witwa Rio. Rio ni igiki? Rio mwibuke ni ijambo ry'Ifaransa. Aya ni mu Cyongereza yavumbuye ko ari lion intare. Ndashaka kurwana n'intare. None havuye do ngicyo. Iyo ni inzovu kuko birenzeho. Urabiza agatare kaba gato kagufarika inzovu umuntu wanjye bitewe kwayo. Yavuyeyo. Rio mu Gifaransa. Karacyakomeza barakwerekana menshi bashize. Uko babonye yinjiye yikije bose bagishetera ntabwo bazi ko bwanyama rwo hari igihe bukubita amaji. Ebana turaryoherwa nuko bazihanye. Barazitangira. Haguruka uwo babwira guhagurukana nakamwigeze yohereza abasazi baragwira. Umuntu nk'uyu ukamushetera. Uretse ntabwo maya hageje musore. Reba utudufaranga umaye amafaranga yanjye cyongeye kumukurikira. Kibonye se ku Rwanda ko umusore cyashakisha. Bagomba yakana. Ubwo bwira pe. Wiga. Urgano bwira. Akoje mukurigena murano muri LA no shaka ndagufasha sijana muri LA muri Los Angeles wanjana yo cyane kazako hari washaka guhura nawe umusore ntiyarazaho ikigabo cy'umukara kimuzanye ngo hari washaka guhura nawe bite uwo muranoma ibi wabibonye ute nubiza ko uwo yitwa Leo uje mu gihe kibuzamamagare mu cyumweru gitaha nshaka boss wa nona ntabwo ushaka kuva mu siko uwo musore yakubise abantu batanu cyari ngomba ko kiramubekira yewe menya bagura indwanyi amwegeraho hafi Brian Thompson yaje Thompson Brian kiramureba okay munkurikire nkunda New York wowe ngwino dukurikire muri New York niyo yapangira uyu baramutumaga ngo nagenda shaka indwanyi sasa bonye ndi ndwanyije kwigurisha tanabizi abantu benshi bari bakoranye hano n'ahantu abakire bagenda bagahurira bakareba imirwano mwibuka yawe yarwaniraga amenya ari mu bakene mu gace kumbe arundi muntu wari uturutse hakurya dore nguwo aragenda arabona hano wari utangaje uyu ninde witwa nde Lyon ngarae mana yanjye umufaransa bitanga tandukaniro kisizina n'umuntu naho bihurira nta nicyo bitandukanaho turi akunda kuvuga atyo ariko nimo mwikangemo nabiye n'umuntu aravuga arakanira hari akantu gato nakwemera aramutsa abakiriya banje icyo bashaka kubona umusore n'indwanyi bamuzanye muzindi ndwanyi ngo bamwica nawe yakwifuza icyo ashaka we kugera muri Los Angeles boss kazi yegera hakuno ninde ujya kurwana ndashaka kujya gushatira umutima w'intara agiye guhangana n'uwo wari urimo kandi arwanya areba nukuvuga umuntu ukubise ukajya kurwana nawe kandi akubisurera bagomba ko kwizera bashyizeho menshi ututse abandi bavuze induru kumbara mureba yarebye umuntu bamudomye rimwe wana umusore wa yari agurutse gicucu kigukubita cya gicucu akaba yagikubise yumva hari n'umutuka ayanga bamutuka arasatira umugore wareba nona
sangana nanjye umva nare ujya n'abakire nibo batuyobora tuyoborwa n'abakire barakwereka ibyacu bidatsinze wa boss kazi yaramukunze musore sinshaka kujya ngo uzongere kumbabaza na rimwe urabyumva musore niwe ikindi gihe ujya kurwana tuba twishyuye kugira ngo umutekano w'abantu hari urindwi baba baje kunezerwa so kubabazwa ndakeka hari cyumweru gitaho umuntu yagutegurira indi mirwano hagati yawe n'abandi n'izindi ndwanya urabyumva uti ngiye muri Los Angeles ariko ni iki kiri muri Los Angeles umva tugirira imbabazi uvugane n'uwo jira wawe jira uyu ntabwo yigeze abaho jira wawe umusore arashaka kujya muri LA Los Angeles azagaruka bibaye ngombwa ko garukano murumva icyo mvuga ariko se wagupangira imirwano muri California umva ahari nazarwana n'undi nazakorana n'undi muhagarika imodoka nicyo gihe imodoka yarahagaze ndagira ngo ngwaye amafaranga atajya kure nk'uko abikeka ahari yahindura ibitekerezo bye hanyuma muri yamuhaye amafaranga n'akanimero ahinduye ibitekerezo bashobora guhamagara uriya mukungukazi uretse agatuma mwana kugera muri ni kure cyane ubu biri hagati yanjye nawe bariya bagiye ngwino twiyumvikanire ntabiriho ushaka amafaranga ahagije nta mafaranga yawe ushaka kumva arabizi aranga utudukezi ko inyuma hari menshi jyova ku bantu arapanga kumbe hano bararabo muri New York iyo bumvishe ku kifaranga nijoro ubwo ntawe ucika nijoro New York mu mihanda uvuga amafaranga ufite ikibazo bakawadwa barahari bakawadwa none umunsi wanyu w'amahirwe bana kiratangira ngo kandi ntuwabo amahirwe yaramwatuva nazengurutse hano hano igihe kirekire ndagenda amanywa nijoro nta kazi nyambona ubonye amahirwe yafatiye gusa ntuzongere kwangiza amagambo yawe ukeka ko nzongera kurwana ndabyumva sawa babaye inshuti we na Joshua Lionheart yararize kwa muganga abamukoreye ibi barabafashe ganga araceceka nyakwa Goje yarapfuye we ntacyo twakora kumugarura ikibazo cyanjye ni barabafashe yego nyakwa Goje ndizera ko police bafite mu birindiro byayo Lion kumberayo na Lion azikwafuye yishimye kumberayo ni yababaye nibiki kujya n'umwunganizi utamubwiye ko mbaracyarira iki cyamenye ko afite ikibazo agomba kuba afite ikibazo cyaramukurikiye yamugezeho cyaje ariko shaw anga ayanda yishyura cha urabyibuka ko turi kumwe kumbe kirishyura ariko kizi ko nyuma hari menshi kiratanguranwa buretse yigize wa traffic noneho mu muhanda arawukata ngo nuwe buretse imodoka zigahagarara zigahita nuko bavuyeyo urayibona ni hariya sha ni hariya yafashe agapira kana gato kavayo keza gato nakawe uzaho umudamu witwa Alan atuye ati ni hariya Elena mama yarambwiye sinkavugane n'abantu batazi mama wawe yavuze ukuri sinyeka ko kigiye kuba igihe cyiza kuri mama kuri inturo ikigabo kivuye gitonga niyo mpamvu abantu nkamwe mutuma rwose sansari yanjye itanakora uwo ni nyirinza avuye kwishyuza mama yabuze n'amafaranga yakwishyura tugende mama wakana dore nguyu Helena mama uyu ni umuntu utajwira stranger umuntu utazi mama abonye umuntu azi Leon bwanyuma uraje mu gihe utakabaye wazira ntago byari binshobokeye kujya nagiye mu byago byambaye kugera hano mbabarire naragerageje aracyarira nawe ikintu nshaka no kutongera kubonana nari ushaka bemeretse gushaka na rimwe niwe watumye ngira ngo ibintu nkabiriya bimugeraho yari umwana mwiza ntabwo nashatse kujya muri gereza yari afite hazaza fanga umunwa wanyu mumbabarire nanone uve mu byurimo hano warabaretse nabo baramwica ntabwo yabakurikiranye yakaba yaraje akabakurikirana Helena we na Nicole turumuri n'amafaranga yawe nyene yakwita umugeni kumbi byacu bidatinze dore ale aje kuva muri Afrika niyo Lyon babagabo baje bamukurikiranye naha barahari yavuye y'umugabo ahise ntiyamubona barabanje baza gufata ko kunywa hano udufaranga yatwaza wa mudamu sasa umusore cyari igihe cye cyo gushakisha uko biramera bite katurore ushaka kujya imbwira ushaka gukurikira tujye uyaragira agaseka n'undi agaseka gusa karakaze yabyumvishe katurore karacyakomeza kumbe kumuzana limozini yari yaparitse ndetse abantu bayishongereye go komana yanjye abasinzi nibo bayijyamo ninde wazanye rimo kuri kintu narebe limozini dore hoteli bagiye kuraramo katurore koko limozini niho yaje guparika hano ubundi abanya LA bahaza bari muri business bazari mu kazi St James's Club uko yakaryamye yarayasinze bwamukireho mu gitondo cyakane nazi niwafunguye amarido uramubona wa mukungukazi yaramenye nawe waramutse nyine kugenda agiye kugenda abona kandi bahagaze hanze aya bas yamumano yabo bagomba kumuha imyambaro dore umusore ngo arahinduka umuntu uhinduka nakanya gato igihe gitutunganya na warahari utunganya arahari n'imyambaro boss arahari na warayaje kumbe buri uko akavanyiyo Alena warimo gucungira hafi umunsi abacungira hafi azafasha ati biracyakomeye mu ishuri ku kazi hose abahari dore ko nagenda yabuzamye ahera afasha wa mukungukazi nzabikora azemera kurwana byiza gusa mbere na mbere ugomba kunyitaho kumfasha kugira ngo ngire ka business nkora shaka gufungura konti ya bank ibyo bank mu izina ryanjye kandi mbaza impamvu niko guhitamo kwanjye
ni nayo condition nshaka kujya ugendera icyo kiraba cya mbere mu gitondo. Aha iryo joro bamwemereye kuba yarwana mu gitondo agafunguza konti, asigaye niba ibyo kujya gutura wenyine n'ibyo bushoboka n'ibyo utambaza nta kintu yigeze amwemerera. Barakwereka muri iryo joro katroli abakungu baje byo katroli indwanyi yabo yaje ni inyamajipo awal absent without leave udari kandi atagiye biraherahe katroli barakubita imbere ya babosi b'amajipo ngo bazanye indwanyi yewe wapica uyaraduhenze kabisa kindi gihe muzaza n'abashoboye umva rukara yewe Lion Goje Rio yatangiye kumenyekanira aho ngaho Lion Heart bwaraciye mu gitondo mukara yaje yambaye imyambaro yagera yirangura mana yanjye kiko cyahindutse ra muramwa abadamu mwe mama we rukara yahindutse Rio yakoreye amafaranga ahagije ka check yahise akohereza ka check gasinye ibyo ngibyo birababura mu bibaho abantu babona amahirwe bagakoresha amahirwe icyo ufite gukora wewe wemera icyo ngubwira yaje kumusudirira yewe wanyo n'umugabo wawe ukanye baje kunga n'umugore we wishima uze gushima umugabo wohereje ka check faranga yaraje dukoraho make tugakoraho arongera afata ivari mana nzi ko bakoraho koko di yego ko mana yego munakoraho koko munakoraho pe yatanye n'amarabura bishoboka arabona amafaranga nati mu kazi karakora ijambo mukubite niryo jambo rikora mu kazi ke ni ndyankurya Sivario Rivaris uwo kuri capoeira yafashe hasi hejuru. Capoeira ni tekinike muri Brazil nakubita kuko kumugeri bo barohereza nabo bafatamo barakwereka mu myitozo yagomba kwijyamo amafaranga ariko araza durano basigaye batuye wa mudamu nago bakibana haya basi kumbe bamaneko bashinzwe kumushaka cyara mugonyo wabatumye mana yanjye Mustafa Riano Mustafa baramukanga dore uko babyuka yewe baje gushaka uwo batumye bafite n'imbunda ngwino sha shabo bananye nzajya mu giponzo musore wanyu nanone ariko Ellen Goje ninde uwo mudamu amafaranga yabonye yajyana nawe uwo mudamu ninde yahoze ari umugore wa murumuna we bararyamana nta nubwo mudamu za amafaranga turuka babana umva we nk'umuntu mwishe ndashaka kujya mu murinde ave mu byabo numa akora amafaranga yatangiye kubakeka mu karura abona ko rwose n'agasura katangiye kugaruka ayankorera kandi nawe yagukorera komeza ijisho rihangabo babiri umwe dore nguyu na Joshua kumbe hari abamucunga none bamucungiye hafi bamenye ko ari na Brian Thompson mama we tugomba kugenda nagugomba batangiye umusore gukeka ko hari undi muntu yazakorera kuko ni indwanyi nzima nziza n'undi wese yazaza kugura aya basa aratangira baramukurikira n'abasirikare nko uyu mugabo n'intare muraza kubona ukuntu yagarukanya ku kagabo kamukubise bari kumwe na Pussycat ararwana bareba Pussy sinigeze mbona ibintu nk'ibyo kuri isi Imana kuva navuka yafashe umuntu amuvana amutanya gusamo kabiri barareba kumbe bamwe Rio yakubise nabo barahari iyo rero muramufa intambara zarateguwe uwo musore azarwana ari benshi abafaransa bazaba hari hafi y'ambasade y'abafaransa ndabasezeranye barangije kumutanyaguzamo kabiri nzamubahereza nk'uko ameze Aziz urabivuga iki eba yaragitotse ikigabo menya kibaje kwikangamo Abu Aziz yego bidatinze barakwereka ibyacu niba ubizi icyo nshaka ukagira hamwe umuntu atanyaguza undi ubivanemo ndiyo babanje kumwereka ikigabo bazahura kirakubitwa mwibuke neza bwa nyuma kiza gitanyaguza barimo baramwereka uburyo cyakubiswe uwe mugabo twaguteganyiriza kuko cyakubiswe bahise bavana kasete bayihanaguye ndakeka ari gese inangajwe we Rio uravuga iki
acyo kujya gukoma arongera rikanga. Uzumuga mu jyagwa ngano warwe na amadora menshi. Gusa kiriya kigabo gishobora no kukwica atangira kugitukara kivugira amagambo mabi. Ashobora kukwica nawe wapfa kugenda utyo. Urubavu rurababara. Wajya kurwana mese cyakubita mama we abantu bari kintu kuvuga mugabo arakubise iyo yarakubiswe iyo nakubwiye wituma umugabo kubabaza bingana bitya emera ugume hasi arongera ajya kumuvandimwe we na amafaranga tukikene numvikanye nawe na amafaranga tugishaka uko byamera kose wakubita muraza kugabana ukubita nuko ari burushaho gatoya uwo mugabo numwicanyi ndetse n'abamukuzaniye bavuga kuzamukubita nabicanyi uwo ni sensiya boss we baribeshye yamenye ko nta muntu umwitayeho kiri ku mugabo w'umukara wenyine ni umwitayeho bas ngo baribeshye boss kazareba barafata Musita abudu nawe byamuye abudu yaratangiye Musita fugo ngo yifashe dore yewe big hati mutima w'indare timo w'indare kuri kimutara abudu barabantu ngo barapiga yeye barafata uyu yendaga kukuka mutima abonye ibyo yakoze ntabwo yarazi ko ari ndwanyiganira icyo mutima yewe dore mihumeke uhumeka Mustafa na Abudu bari inyuma babonye iriyo kuko kwababaye uyu mugabo barenda kumusubiza muri Afrika kujya gusohoka yasanze Joshua mu nzira Joshua arababara mugenzi yaragiye gusubirayo yararize Joshua iyo nawe ntabwo yabuze kurira birababaza mbere yuko agenda yarabanje abona wa mudamu wamukoreshaga kumbe hari abandi baje babyimbye Madame Cynthia abadagira ngo muwe mwavugana ibyerekeranye n'umugose na boss wabo ikibazo cyavutse abaje umutekano nabaro gukeneye haya basi unaye bagiye kumukurura arakwereka tugaruka kuri ruhande byagenze bite Nicole we na mama muraza kugenda tutari kumwe oya kubera iki mfite kugenda ariko nawe ufite kubikora ntabwo twagusiga cyabo ducyumvisha imbabazi ntabwo ari byiza bararize koko bagenze barabibonye babona ko uyu musore yazanywe n'impamvu ntabwo yaje ari ugukwepa ni impamvu yatumye aza umuryango nawe nta bundi bufasha wari ufite nta kivurira cyari inyuma kereka we urabeho bose bari bamwifurije amahirwe n'imigisha bagenzi barakwereka umusore yavuyeyo nabo bari babonye ikibazo bahitamo kumurekura yarongeye aza guhura n'umuryango dore ukuza kwe ibyishimo agafilime nuko kagenze kitwaga Awol absent without leave uwo dari kandi atagiye niwe yari yagiye kandi ahari